nakubwiye aracyari Sankara de Premier nk'ibisanzwe. There's basically 3 things that you should stop doing ati ndakubwira ibintu bitatu ugomba kurekera gukora immediately if you want to be happier. mu gihe wumva ushaka ibyishimo muri iyi si. Hari ibintu bitatu ugomba kurekera gukora. Number 1, icyambere, you have to stop regretting the past. ugomba kurekera kwicuza ahahise. There's nothing you can do about it. Kuko ahahise ntago wahahindura. Nimba waraciye mu bibazo cyangwa se hari amakosa wakoze runaka, ntukayicuze ko n'ubundi kuyicuza ntacyo wabihinduraho. Forget the past. Wikibagirwa ahahise. You can learn from it and get better from it so you hagufasha kwiga don't make the same mistakes. kugira ngo tuzongera gukora ayo makosa. But you got to stop regretting the past. Ariko bibaye byiza warekera kwicuza ahahise. Number 2, icyakabiri ugomba kureka cyangwa se ukakivaho burundu, is stop worrying about the future. ntugangayikishwe n'ahazaza. Psychologists have found that 85% abaganga bo mu mutwe bavuga ko 85% of what you worry about on a daily basis 85% y'abantu batuye isi akenshi twese duhangayikishwa n'ahazaza. will never happen. Ibyo duhangayikishwa nabyo akenshi hari n'igihe tutabigeraho. That's a waste of your energy. That's ati ibyo n'ukwangiza imbaraga zawe, wishyushya ubwonko n'umutwe, waste of your time. n'ukwangiza igihe. And number 3, icya gatatu ari nacyo cya nyuma ugomba kurekera gukora, stop looking for your happiness in other people. ntugashakire ibyishimo byawe mu bantu. Other people cannot make you happy. It is ntabwo abandi bantu baguha ibyishimo, absolutely impossible. nta nubwo biteze kuzabaho. Happiness is 100% an inside job. ati ibyishimo biri muri wowe, indani muri wowe, nta handi uteze kuzabikura. Happiness is 100% an inside job. ni akazi kari muri wowe indani. nakubwiraga aracyari Sankara de Premier nk'ibisanzwe.